akenshi ubuzima bwe bukunda kuba ibanga dore yuko adakunda gushyira hanze ubuzima bwe. Ni kenshi abantu benshi bakunda kwibaza ese akora iki, ese ubusanzwe ni akahe kazi kamuha amafaranga ariko ubuzima bwe akomeza kubugira ibanga. Yabaye Miss Rwanda wa 2016 ndetse yegukana ikamba, bityo yegukana ibihembo birimo imodoka n'amafaranga, ariko nyuma yaho yagiye akomeza gukora ibintu bitandukanye, ariko abenshi bakavuga bati ntago tuza akazakora isakura y'amafaranga ko duhora tumubona agenda mu ndege, ese ubusanzwe akora iki? Numwe mu bakobwa bubashywe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere by'umwihariko, dore yuko atari mu Rwanda gusa, Uganda, Kenya, Tanzania bamufata nk'umwamikazi ndetse no hanze y'u Rwanda, aho ndavuga ku mugabane w'Uburayi. Iyo muganira akubwiza ukuri, ndetse dore yuko bakunze kuvuga yuko abantu benshi nta muntu atinya, ati kuko numwe mu bakobwa bavugisha ukuri kandi ibisubizo asubiza wumva harimo ubwenge bwinshi. Abenshi bakunda kuvuga yuko IQ ye iri hejuru cyane mu bandi bakobwa ugereranije n'uburyo akunda gusubiza. Amazina ye yitwa Mutesi Jolly cyangwa umwite Miss Mutesi Jolly, akaba nyampinga wa 2016. Inkuru ubu ngubu igezweho irimo gutangazwa kuri uyu munyampinga nuko amaje kwibikaho inzu y'agaciro ka miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse abenshi bagakomeza kuvuga yuko bavuga bati aya mafaranga kari menshi, uyu mukobwa nta kazi kazwi tugiye tuzi akora, aya mafaranga yakuye. Abandi bakaza bavuga bati ntimukarebe bitabareba, ese akazi kose umuntu akora cyangwa ibyo umuntu akora, ni ngombwa yuko mwamenya business z'umuntu akoreza arizo zose. Ati niba umuntu yubakiye inzu ndetse agatera imbere, kuki mureba ibitabareba? Abandi nabo bati amaze iminsi mu rukundo na Rugumi Said. Ibi ngibi ni byagiye bivugwa kuri social media, ariko yaba Mutesi Jolly yarabihakanye, ndetse Rugumi yagiye avuga yuko agiye kuza i Kigali kwa sebukwe ndetse no kwa nyirabukwe, ndetse abenshi bavuga yuko yahaje. Abandi bakavuga bati ni amagambo nawe twabonye, ndetse bivugwa yuko atigeze ahakandagira. Abandi bati rero aya mafaranga yaba ari Rugumi wayamuhaye, dore yuko agaciro k'inzu ya miliyari mu Rwanda abakobwa bayafite ari bake cyane. Abandi nabo bati ntago ari ngombwa yuko mumenya akazi kose umuntu akora, business ni nyinshi, ese muragira ngo mumenye imishinga akora kugira ngo bigende gute? Ibyo mwamuzi, ese muragira ngo mumenye yuko akora muri banki atayikoramo, cyangwa ari umwarimu cyangwa ari umuganga? Oya, akazi kose umuntu akora ntago ariko mwakamenya, ndetse kuba akora akazi birashoboka, cyangwa se afite izindi business zimwinjiriza amafaranga. Rero kubaka inzu ya miliyari ntago ari igitangaza. Abandi bati yagiye akora imishinga itandukanye, haba gutegura ama event atandukanye, dore nka event igize gutegura ya amarushanwa ya Nyampinga East Africa mu gihugu cya Tanzania, ndetse n'ibyinshi agenda akora imishinga itandukanye. Ati umukobwa uzi gushabika, umukobwa ufite ibigo byinshi yagiye yamamariza. Ati rero kuba yarakoreye ayo mafaranga nimwere kubigira ibintu birebire, ati birashoboka rwose yuko ayo mafaranga yaba ari amafaranga yakoreye, dore yuko ubusanzwe akunda kuba ari umushabitsi. Ati ibyo ngibyo kuba yakubaka inzu ya miliyari nta gitangaza kirimo. Uyu nguyu ni Mutesi Jolly cyangwa se Miss Rwanda wa 2016. Bitangazwa yuko cyangwa se byamaje kuvuga yuko
yamaje kubaka inzu ya miliyari imwe y'amanyarwanda, dore yuko ari inkuru iri kuri social media ahantu hose, ndetse bigaragara yuko ari muri iyo nzu ayitambagiramo, ndetse n'amafoto yayo yenda bivuga yuko ari inzu ye ihagaze agaciro ka miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Wowe n'icyo bivugaho? Jya muri comment, duhure muri comment utubwire, ese koko Mutesi Jolly inzu ya miliyari kuyubaka ni igitangaza? Ikibazo kiragira kiti, ese kuba Mutesi Jolly yakubaka inzu ya miliyari ni igitangaza? Ese wowe n'icyo ubitekerezaho? Duhure muri comment utubwire inkuru zigenda zivugwa cyangwa se uburyo abantu babifasha. Ese ko umuntu yakubaka inzu ya miliyari mu Rwanda ni igitangaza? Byongeyeho tumuzi ko yagiye akora akazi kagiye gatandukanye, ndetse n'uburyo agenda ashabika haba mu kwamamaza ndetse no gukora ibindi bintu bitandukanye bimwinjiriza amafaranga. Duhure muri comment.